Nyuma y'urupfu rwa Sahili wa mbere se wa Sahili wa kabiri, Sahili yabaye umwami akiri umusore. Umugore we yahise apfa, umwana wabo Rina akiri uruhinja. Uwo mukobwa arerwa ibwami mu biganza by'abantu b'inararibonye. Sahili yanze gushaka undi mugore, arazinuka burundu ngo azabanze yirerera umwana amushyingire. Mu gihe umukobwa yarageze igihe cyo gushaka, umwami Sahili yamubajije niba nta muntu yigeze akunda mu banyacyubahiro bazaga ibwami cyangwa umwe mu basirikare be ngo wazahitamo nk'umugabo azamubera umukwe amugira umwami mu cyimbo cye. Rina amubwira ko ari ntawe. Umwami yateguye ibirori byo guhuriza hamwe abasore b'indobanure ngo umukobwa we arebemo uwo yashima, ariko birangira nta n'umwe ashimyemo. Ibyo birori umwami yakomeje kubitegura mu gihe cy'imyaka 5, umukobwa akomeza kubura uwo ashima. Umwami yategetswe guhana umukobwa we, abimumenyesheje amusaba guhamagaza abandi basore ngo wenda amuhitemo amahoro ahinde. Umwami yamagaje abandi barimo nabo mu gihugu cy'inshuti cy'Ihadori ngo umukobwa ahitemo umutima we wishimiye. Rina yitwaye nk'umuntu usanzwe mu birori, ariko mu buryo butunguranye hobera Rihani, umuhungu wari waturutse Ihadori. Abandi basore baraho ntibamenye impamvu amuhobeye kuko buri wese yari yakozwe mu ntoki. Kumuhobera byabaye nk'icyemezo imbere y'umwami, ahita abishyira ku karubanda, abandi babikomera amashyi. Abasore bose basezerewe mu cyubahiro, Rihani asigara ibwami. Yaganiriye n'umwami Sahili amubwira inkomoko ye n'umuryango we. Ihadori, umuryango we n'icyo gihugu cyose bishimiye iyo nkuru, batangira gutegura urugendo rwo gutanga umukwe. Nyamara Rina yari yashimye ubwiza bwa Rihani ariko ntiyamukunda. Ahitamo kubwira se ati, sinshaka kubana n'umuntu umutima wanjye utamwiyumvamo. Sahili yarabimenye ararakara cyane, ahamagara abajyanama be. Bose baganiriye ku bihano byashobokaga birimo no kumwica kuko kwanga amategeko y'ubwami byafatwaga nk'ubuhemu. Umwami yatangarije Rina ko agiye gufata icyemezo mu munsi umwe agahanwa. Sahili yahise asohoka atitaye ko hari mu masaha y'ijoro. Yahamagaye abajyanama be abasobanurira ko umukobwa wabonye amahirwe ariko agahinduka nk'umuntu utagira umutima. Nawe yarihebye ati, ni gute nakomeza gutegeka mu gihugu gikomeye mu gihe umwana wanjye ashaka gutesha agaciro umuryango wa cyami? Umwe mu bajyanama yarateruye ati, mwami, ufite ububasha bwo guhitamo icyemezo gikomeye. Rina yahakanye amategeko ya cyami inshuro zirenze imwe. Bahise bafata umwanzuro, mu minsi 2 Rina atisubiyeho yari kuzahanirwa mu ruhame kandi Rihani agasubizwa iwabo adahawe ibindi bisobanuro. Rihani yari akiraha ibwami ariko atazi icyo Rina yamuvuzeho. Yumvaga icyubahiro cyose cyamuhawe kitamukwiriye. Mu ijoro Rina yatekereje byinshi yibaza niba aremera Rihani kugira ngo akize ingoma ya se n'ubuzima bwe bwite. Yibukaga ko byari byamugoye no kubivuga, ahubwo akishimira ko nibura yafashe umwanzuro akabibwira se ko yahubutse mu guhitamo Rihani. Rina yagaragaje ukuri kwe. Rihani ntiyari yakamenya ukuri. Ubwami bwa Hadori bwari buri mu myiteguro. Umwami Sahili we yari afite agahinda n'uburakari bukabije. Umwami yajyanye n'abajyanama be mu rwihisho baraganira. Intego ya Sahili ntiyari iyo kwicira Rina mu ruhame. Yego yari umunyacyubahiro ariko mu maso ya se yari umwana wanze inshingano. Sahili yarababwiye ati, ntabwo nzamwica ku mugaragaro ariko ngomba kumwereka ko nshobora no kumwica. Nuko Sahili yabwiye umwe mu bajyanama be, umugabo w'umunyabwenge yizeraga cyane. Yanduye ko igihano kizatangwa mu ibanga rikomeye ku buryo Rina azahindura umutima mbere y'uko bamuha igihano cy'urupfu. Kandi mu gihe Hadori bari kuba bamenye ukuri mu rwego rwo kugaragaza ko ari umwami ukomeye, nyuma yo kumugerageza Sahili ari kumwicira ku karubanda, uwo agashaka undi mugore abyarana nawe kandi yari yizeye ko atazabura umuhungu. Mu gitondo Rihani yatumijwe ku meza y'umwami. Yahabwaga icyubahiro cyinshi ariko amagambo y'umwami yaramutunguye. Yaramubwiye ati, Rihani w'i Hadori, ndagushimira ko wemeye gukundana n'umukobwa wanjye, ariko hari ibindi dukeneye gutegura. Ubukwe turabusubitse ukwezi kumwe gusa. Uri umukunzi we ariko ugomba gusubira iwanyu. Nimara gutegura ibyo tugomba gukosora imbere mu muryango, uzagaruka hano dusubukura imihango. Yagerageje kubaza impamvu ariko Sahili amubwira mu ijwi ririmo urukundo rwinshi kandi rifata icyemezo ati, ni ibanga rikomeye udakwiriye kumenya ariko ukomeze umutima. Uzagaruka uje guhabwa umugeni wawe. Rina wari wibereye mu nzu y'imbere y'ibwami yabonye ibintu byahindutse. Yakutse umutima yibaza icyabaye. Nubwo yari yabwiye umwami ko adashaka Rihani, ntiyarazi imyanzuro arafata. Rihani yasubiye iwabo mu gihugu cya Hadori, yakirwa nk'umugabo w'umunyabubasha ugiye gushyingirwa mu bwami bukomeye nawe akazaba umwami. Ariko mu mutima we yaribazaga ati, kuki bansubije iwacu? Kuki Rina atigeze agira icyo ambwira? Yabwiye iwabo uko bimeze, bumva nabyo ari byiza cyane ko yaragarukanye n'abantu bari baroherejeyo bose. Baravuze bati, natwe twari twarabuze icyo dukora kuko badutunguje ubukwe. Mu minsi yakurikiyeho Rihani yagize irungo, ahitamo guhugira mu mirimo kwitegura ubukwe ariko mu bwenge bw'ibintu bidahura. Ubwo kwezi kwari gutangiye babara iminsi, Sahili yohereza Rina mu cyumba cye wenyine adafite n'umuntu wo kuganira nawe. Yahabwaga amafunguro n'umukobwa umwe w'umukozi witwaga Salima wategekwaga kutamuvugisha na rimwe. Umwami yari yaravuze ko naramuka yemeye Rihani azasohoka. Hashize iminsi 3 umukobwa ataragira icyo avuga. Umwami nibwo yatangiye kubara iminsi yo kumuhana. Nyuma y'iyo minsi 3 wabara ko atangiye uwa mbere. Yamutumije ku meza ya cyami abwira abakozi ko atagomba kwicara ku ntebe yicaragaho. Bwari ubwa mbere Rina abujijwe icyo cyubahiro. Sahili yaramubwiye ati, nta mukobwa w'umwami ushyira amarangamutima imbere y'igihugu. Yamwicarira aho amwereka ko amurakariye gusa asaba ko asubizwa mu cyumba. Ku munsi wa 3 uhereyeho umwami yatangiriye kubara, Rina yavanywe mu cyumba cye ashyirwa mu cyumba gito aho abagaragu bajyaga kwitekerezaho igihe babaga bakoze amakosa.
Hari hakonje, harimo umwijima, nta muntu umuvugisha, amara icyumweru cyose agaburirwa bisanzwe. Rina we mu mutima yabaga yumva ko se azamureka akamuha amahitamo ye. Yifuzaga gusohoka akigira muri rubanda, akabaho nk'abandi bakobwa, kugera yiboneye umukunzi mu byaro bya kure. Ariko ntiyari yemerewe kujya aho ashaka, kandi yangaga kubwira se ko aricyo cyifuzo cye kuko ntiyari kucyemera. N'abasore bose bazanaga babaga ari abaturutse mu miryango ikomeye. Rina we yifuzaga kubaho nk'abakobwa bose basanzwe, akajya gutembera aho ashaka. Yabaye aho avuga ati mfa kuba ngaburirwa. Data niyemera kundekura nkajya aho nshaka, sinzabura umusore nkunda. Naho aho kubana n'uwo ntashaka nakwemera ngapfa. Ku munsi wa kane w'icyumweru cya kabiri, umwami yafunguye Rina ategeka ko atongera kugira icyo avuga mu nama z'ibwami. Ku munsi wa gatandatu yategetswe kwambara imyenda y'abaje mu birori byo kwizihiza undi mwaka umwami yari amaze ku ngoma, mu mwaka wa 37. Rina yarabyemeye kuko ntacyo byari kumutwara. Gusa Sahiri yabonye byaza gutuma abantu bo hanze bamenya amakuru y'uko umwana wari guhanwa, kuko yari yatumiye n'abandi bami. Rina bategeka ko akingiranwa ariko yambaye uko. Abifuje kumubona yababwiye ko ari kuvurwa ntibabitindaho. Mu cyumweru cya gatatu Rina yahamagaye se aramubwira ati data, aha hantu nazahapfira, harakonja cyane kandi sinifuza gupfa nkiri muto nka mama. Nifuza kuzasazira mu bana banjye nkareba uko bakura. Yagize ikinigararira. Sahiri nawe ashaka kurira. Rina ati Rihani ndamwemeye, ariko unyemerere ngusaba ikintu kimwe. Reka muri iki cyumweru kibura agaruke, duhabwe umwanya wo kuba turi kumwe, wenda nzamwiyumvamo, uzatwongeza n'ikindi tumara n'ibyumweru 2. Umwami yamwitegereje nk'utamwumva neza, aturabyemeye. Rina ati yego, ariko ndashaka kumwiyumvamo mbere yo kubana nawe. Nshaka ibyumweru 2 byo kumuganiriza, tugatemberana, tuvugana ku buzima, nkamenya icyo atekereza nawe akamenya uwo ndi we. Sahiri yaratuje arumirwa. Yari atangiye gutsinda umukobwa akoresheje uburyo bw'ingufu. Yaramurebye amusubiza mu ijwi ririmo ubushishozi, amuha n'itegeko ati uri umukobwa w'umwami, ntabwo ujya aho ushaka hose, ntiwitwara nk'abandi bakobwa, hari aho ukwiriye kujya naho udakwiriye no gutekereza. Rina yavuganye ikiniga ati nubwo ndi umukobwa w'umwami ndi umuntu, ngomba kumenya niba ubuzima bwanjye nzabaho umuntu nkunda cyangwa niba ngiye kuba igikoresho cy'amahame yanyu. Mbwira aho byemewe ko najya hose, undi nawe utekereza ko ari habi, ariko unyemerere kugira n'umwanya uhagije wo gutekereza. Sahiri yaratuje araceceka, amarira y'imbamutima aramwuzura. Nubwo yari umwami yari se, nubwo yari umutegetsi, yari umubyeyi. Yaramubwiye ati nzagushakira abashinzwe umutekano, bazakujyana aho ushaka, uzatemberane na Rihani, uzaganire nawe mu cyumweru cyose, mwiyongeze n'ikindi, ariko aho uzajya hose ngomba kuba mpazi. Rina yaremera amushimira. Bakoranye mu ntoki, umwami amusubiza mu cyumba yahozemo. Ibwami bahise batangiza gahunda yihariye. Abashinzwe umutekano b'ikirenga 5 bambaye imyambaro y'akataraboneka bagombaga kujyana na Rina aho ashaka hose. Hirya yabo habonetse n'abakobwa 2 babaje bizerwa bo kumuba hafi, kumuganiriza no kuba bamugira inama mu gihe cyose abikeneye. Umwe yitwaga Salima, ari we Rina yikundiraga. Sahiri ubwo yatanze itegeko ati uwo musore nagaruka ntazaryama ku ngoro, azajya acumikirwa mu rugo rw'ibwami ruri ahagana ku marembo, yinjire mu ngoro gusa mu gihe azaba agiye gutemberana na Rina. Uwo mwanya abantu 3 barimo umuhungu w'umuryango w'umwami n'umusirikare ushinzwe ubutumwa bwihuse babohereje Hadori gutumaho Rihani. Mu ibaruwa Sahiri yandikiye umwami wa Hadori harimo amagambo yuje icyubahiro agira ati mukomoka ku muryango w'amahoro. Umukobwa wanjye yemeye Rihani, ariko mbere y'uko ubukwe bubaho arashaka iminsi yo kumumenya. Tubasabye ko Rihani yagaruka azanye n'umutima we wose, kugira ngo atazabaho ubukwe buteguwe n'andi maboko atari ay'ababyeyi b'impande zombi. Yayoherereje umwami, ariko yagombaga no kugera ku muryango wa Rihani. Mu gitondo cyo kuwa mbere, igihe izuba ryari ritararenga neza, Rihani yagarutse mu bwami bwa Sahiri. Yari yambaye imyambaro y'icyubahiro itukura, aza afite amatsiko menshi, aherekejwe n'abantu bari baturutse mu bwami bwa Hadori. Rihani yakiriwe ku marembo n'itsinda ry'abarinzi 4 n'umujyanama w'ibwami. Yahise ajyanwa mu rugo rw'icyubahiro rutari kure y'ingoro nk'uko byari byateganyijwe. Mu ijoro atararyama bamujyanye hari igare ryiza rikururwa n'amafarashi 2 ryari ryagenewe kubatembereza aho bashaka. Iryo gare ryari ririho ibendera rito ry'ubwami bwa Sahiri. Ku munsi ukurikira yagombaga gutemberana na Rina. Bagize ahantu hareshya n'isaha n'igice uvuye mu murwa. Inzira y'amashyamba n'imikoki yasaga naho itanyurwamo niyo Rina yabayoboyemo, ariko bari batwaye n'ifarashi neza. Rina yari yicaye ku ruhande rw'iburyo, Rihani yicaye ku ruhande rw'ibumoso. Bagerageje kuganira. Rina ati ukunda iki mu buzima bwawe? Rihani ati nkunda kwandika, gucuruza no kwiga amateka. Buri gihe numva nshaka gusobanura ibintu byabaye kugira ngo bitazibagirana. Rina ati nkunda indirimbo, gutembera no kwitegereza ikirere, ariko bimwe mu byo nkunda sindabimenya kuko nakuriye ibwami bambuza kujya aho nshaka. Byarangiye bombi babonye ko ibyo bakunda bidahura, gusa bakomeza kuganira. Rihani yakundaga ibintu bifite umurongo bisobanutse, naho Rina we agakunda ibintu bitumvikana neza. Ku munsi wa kabiri basuye akandi gace baganira bitegereza imisozi. Bagiranye ibiganiro byiza, bavuga ku bwiza bw'iyo misozi. Rihani yagize agerageza kumwenyura, aravuga ati Rina, washobora kuba mu cyaro utari ibwami? Rina ati ni heza, nakomera kuhaba naho haramutse hatari amategeko akomeye nk'ay'iwacu. Wowe se? Rihani ati nanjye nakomera kuba ahantu hose hari amahoro.
ariko iyo hano nta mategeko ahari ahagenga hanira kuhashidikanyaho. Bavaga gutembera Rihana akajya kurara muri ya nzu. Ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri izuba riri kurenga bavuye gutembera, Rina ageze mu cyumba cye yahamagaye umuje umwe muri babandi bamugendaga iruhande. Rina yamwisanzuye aramubwira ati Salima, Rihana ndamureba nkamwumva ariko sinshobora kumwiyumvamo. Salima ati nuko ameze ate se? Rina nawe ati nshaka umuntu tuzajya tuvugana tugaseka tukareka kwikomeza, mbese tugakora ubucucu bwose bushoboka. Ni ukuri ibyo dukunda ntibihura, hari ubwo mvuga ibintu nzi ko bisekeje ntanamwenyure, nawe ukavuga ibintu azi ko ndaseka ahubwo nkarakara. Salima yikije umutima ati none se kuki utamwiyumvamo ugapfa kwakira ko muri kumwe? Ishakemo urukundo ruzaza. Rina ati sinzi icyo navuga, na bwa bwiza namubonagaho sinkibubona, ndi kwicuza kuba ari we nahisemo. Mu masaha y'igicamunsi cy'umunsi wa gatatu, igare rikorwa n'amafarashi ryari rimaze amasaha abiri ryizunguza mu mihanda y'amabuye rigana ku nkengero z'inyanja. Rina yari yicaye atuje ariko umutima utari hamwe. Rihana yarebaga imbere yabuze icyo avuga, ari gushaka ijambo yamubwira rigatuma aseka yashobewe. Rina nawe yararindiriye kumva icyo amubwira. Abaturage banyuragaho bamwe batangiye kubakurikira, za ngabo zari kumwe na Rina zibabuza kumwegera. Abo bose bari abaturage batuye hafi y'inkengero z'inyanja kugeza ku bagabo babaga ku isoko aho bagurishaga amafi. Inkuru y'uko umukobwa w'umwami Sahiri yaje ku nyanja yabagezeho, baza bibaza batese koko niwe Rina. Abantu bari aho ntibari kwemera ko ari bisanzwe. Bibajije icyo umwana w'umwami aje kuhakora birabayobera. Abasirikare bakomeje gusubiza abaturage inyuma. Rina ati nshaka ko tujya mu mazi. Rihana yarabyemeye. Umusare wari hakurya yegera ku nkombe, nawe yari afite amatsiko yo kureba umwana w'umwami. Yumvaga bidasanzwe ukuntu agiye kumutwara mu bwato, ariko yabwiye mugenzi we amwongorera ati Bazile, ntutume mvugisha umukobwa w'umwami, nabaza usubize, nakenera ko mbatwara mu bwato bajyemo ntavuze. Abandi basigaye hirya, Rihana na Rina baza iruhande rw'ubwato bwarimo abasore babiri. Umwe wari ubutwaye yikokoye hejuru yakenyeye umwenda ugera ku mavi na Bazile mugenzi we. Rina yaraje arabasuhuza, Bazile wari we wikiriza, umusare aramwihorera. Rina ati none se umusare yitwa nde? Habuze usubiza, arabaza ati simwe mbaza? Rihana yahise yirakaza ati niko basha, simwe tubaza? Rihana ubwo yarabibarije ati umusare yitwa nde? Bazile ati yitwa Sefu. Rihana ati kari kose se? Rina ati ubundi se katavuga? Sefu yarabihoreye. Rina atangiye kurakara ati musore uri ikirage? Sefu yakomeje guceceka ntiyamuvugisha. Rina yahise asaba Rihana kurira mu bwato bakabazengurutsa mu nyanja. Bazile ati muratwishyura ariko? Rihana yahise amukubita urushyi ati nta n'isoni wangegera we, nuko mwarezwe mwatojwe gusuzugura ubwami, muyoboye ko yari umukobwa w'umwami ari nawe uzababera umwamikazi, muzi kandi njye mwami wanyu w'ahazaza, none muri kudusuzugura. Amafaranga mushaka yose muyadusabe. Yabanguye urundi rushyi. Rina aramubuza, Sefu nawe abatwara arakaye. Rina akomeje kujya yibarisha umusore ati none se Sefu, inyanja twayambuka mu gihe kingana iki? Wigeze ugera hakurya? Sefu yaramwihoreye, mugenzi we Bazile bari umusubiza. Mu muco wo kwa Rina, kwanga kuvugisha umwana w'umwami byafatwaga nk'agasuzuguro gakomeye. Gusa Rina ntiyishimiye ko Rihana yakubise Bazile akanamwemeraho ko azaba umwami, kandi yababajwe nuko Sefu yanze kumuvugisha agira ngo wenda ni ikiragi cyangwa akaba afite uburwayi bwatumaga atabavugisha. Bakomeje kubazengurutsa mu mazi. Rina yumva ari byiza cyane, ariko Sefu yakomeje kwanga kubavugisha nkana. Rina yatangiye kumuganiriza atuje ati ese kutavuga cyangwa wadutinye? Turashaka kugenda tureba amazi gusa, si ikindi dushaka, ntugire ubwoba. Yakomeje kwicecekera ahubwo yihutisha ubwato. Bageze aho babura uwavuga. Yari yabasuzuguye adashaka kubavugisha. Rihana nawe yagerageje byanze. Rina yabuze amahoro, atangira kwibaza niba asuzuguritse bigeze aho umusare yanga no kumureba mu maso cyangwa ngo amuvugishe. Yagumye kureba Sefu yibaza impamvu atamuvugisha, arayibura. Bakimara gusubira ku nkombe, Rina yasohotse mu bwato nk'umuntu uvuye mu nzozi. Sefu yari atarabavugisha n'ijambo na rimwe, yasaga n'uwishongora ariko nta jambo avuze. Rina agikandagira ku musenyi yahise afata icyemezo ati ejo nyuma ya saa sita tuzagaruka hano. Mu mutima yaribwiye ati ngomba kumenya impamvu atavuga, menye niba ari agasuzuguro cyangwa ari ubumuga. Iryo joro Rina yararanye na Salima, barara bavuga kuri Sefu wari wanze kubavugisha na gato. Yari yabasuzuguye bidasanzwe, ariko Salima yabwiye Rina ati Rihana agira umujinya wa hafi, gukubita uriya musore ntiwari umwanzuro mwiza. Rina ati wimubwira n'ubwemezi bwe. Yatangiye kubabwira ko azaba umwami ngira umujinya, ubu se azi ko mbishaka namureka burundu nkemera bakanyica. Salima ati oya nawe ntugatekereze utyo. Ku munsi wakurikiyeho mu gitondo cya kare, we na Rihana bariteguye bajya ku nkengero z'inyanja. Rina yambaye ikanzu y'ubururu bwijimye. Rihana nawe yasaga neza. Haburaga iminsi mike noneho umwami agategura ubukwe. Nyuma y'ibyo byumweru nta yandi mahitamo yari kuba ahari. Bakihagera bahise babona ubwato buhagaze hakurya burimo Sefu ari gukina n'umukobwa imikino yo gutega ibiganza, undi akubitaho nawe agerageza kumucenga gutyo gutyo. Bazile yarebaga uko bakina, nta n'umwe muri uri kureba hakuno aho bari bahagaze babitegereza. Sefu yasakuzaga cyane abwira Bazile ati simutsinze, dore ntarankubita n'urushyi na rumwe. Bazile ati Isabelle rega ntabwo bimenyereye, ahubwo ujya ukubita gake no kugonza ibiganza biri kumunanira. Bari bishimye bayagaye. Rina agize ngo ari kwibeshya ku musore yarebaga, kuko Sefu bibwiraga ko ari ikiragi, yavugaga neza asakuza.
Isabelle yagaragaraga nk'umukobwa mwiza cyane. Rina yaramubonye aratangara. Ku munsi wa mbere Sefu yari nk'ikiragi, ariko kuri uwo munsi yavugaga kurusha abandi. Umwuka warahindutse. Rina yibajije byinshi ku mutima, ati ni gute yambonye nk'umwana w'umwami akanga kumvugisha, ariko uyu munsi akaba ari kwisekera we n'uriya mukobwa. Liliane yahise asaba umusirikare bari kumwe kubahamagara. Abahamagaye bose bareba hakuno, babona ari umwana w'umwami agarukanye n'abantu be. Sefu nabwo ari yikokoye hejuru yicaye ku kabaho. Isabelle amufata mu nda ngenda asa n'umusinziriyeho. Ubwato bwageze ku nkombe bacecetse. Sefu, Isabelle na Bazili bavamo bajya ku ruhande. Liliane yarabitegereje ibuka uko byagenze ku munsi wabanje. Sefu yari yanze kubavugisha, yanze kuvugisha umukobwa w'umwami nk'aho ari ikivume, nawe yigize nk'ikiragi. Kuri uwo munsi bamubona aseka nkaho nta cyabaye. Liliane yagize umujinya mubaza arakaye ati niki cyatumye ejo utavuga igihe umwana w'umwami yakuvugishaga? Sefu yaramurebye ntiyagira icyo avuga. Liliane yararakaye kurushaho, agerageza gukubita Sefu urushyi, ariko Sefu aramufata. Sefu yafashe akaboko ke aragakanda n'imbaraga nyinshi. Liliane ataka cyane. Muri ako kanya b'abasirikare bari babarinze bahagaze ku ruhande bashatse kwitambika, batangira gutera intambwe basakuza bamusaba kumurekura. Liliane yabasabye gusubira inyuma, arabahagarika, avuga cyane bose bumva ati Sefu turakwinginze rekura Liliane. Sefu yumvise ako kajambo ngo turakwinginze kandi bivuzwe n'umukobwa w'umwami, aramurekura. Isabelle na Bazili bo bari bari ku ruhande bitoreje. Bazili yongoye Isabelle ati uyu musore Liliane arashaka kurwana n'inkuba. Ubonye uburyo Sefu amufashe nk'ufata agahinja, bakinnye n'umuhigi. Isabelle nawe yarebye Sefu yumva agize ubwoba ariko buke. Liliane yarebye Sefu, umutima umwibutsa uko yamubonye asekana na Isabelle, ariko nabwo yamugera imbere akanga kuvuga, yumva ubwonko bugiye kure. Yaramubwiye ati wanze kuvugisha umukobwa w'umwami, none ushatse no gukubita umukwe w'umwami. Ni ikihe kibazo cyabayeho? Ni irihe kosa umwami yagukoreye? Kuki udashaka kutuvugisha? Yatanze itegeko ati dutahe, ariko ejo uzihangane umvugishe, ejo nzagaruka. Nimugoroba harageze. Rina asaba Salima kuba bari kumwe. Yicaye iruhande rwe amuvugisha mu ijwi rituje ariko rifite amaganya ati Salima, wabonye ukuntu wa mukobwa na Sefu bari bishimye? Bari bameze nk'abari mu isi yabo, bakina baseka batikandagira. Nabarebye numva ntari ku isi. Inseko ya Sefu, urya mukwepeshaga ibiganza, byose nabikunze. Urumva Salima, nabikunze. Nifuje kuba mu mwanya w'uriya mukobwa. Salima yikije umutima nk'uri gutega amatwi inkuru y'amayobera. Yaramubajije ati none se wamukunze uwo mwana w'umwami? Rina ahise aceceka areba mu muryango ameze nk'uwishinja icyaha. Yahumetse cyane arongera atuzaho gato ati yego niko ndi kwiyumva, gusa mbabajwe n'ukuntu yandebaga nk'utambona. Igihe cyose nari mu bwato numvaga mfite icyo nshaka kumuvugisha, ariko we yaracecetse. Wagira ngo sinari ndi kumwe n'umuntu. Uyu munsi nabwo yandebaga nkaho ntagaragara. Ndi kumukunda, namukunze, nakunze uko ateye, ariko ahari afite imbaraga nyinshi nkurikije uko yafashe Liliane ukuboko agataka nk'uruhinja. Salima yamufashe ukuboko gahoro amubaza mu ijwi ryuje impuhwe n'inkeke ati mbwira noneho nyamugore w'ejo hazaza we, aramutse yanze kukuvugisha burundu nubwo wamukunze wabigira ute? Liliane yigije umutima areba hanze asa n'uwitegereza ahantu kure ati nta kindi nasaba usibye ko yamvugisha ijambo rimwe gusa, nibura nkumva ko yaba yambonye. Ku munsi wakurikiyeho Liliane yatumye kuri Liliane amumenyesha ko batari bujyane gutembera. Yamusabye kwihangana amubwira ko ashaka kwitekereza hari wenyine. Umucyo w'izuba watangiye gutambagira ku ishyamba ryegereye inyanja. Inuma zasakurizaga hejuru y'amazi, amajwi y'abana bakinaga kure akivanga n'umuyaga. Liliane yaje yambaye ikanzu yoroheje y'icyatsi kibisi ikoze nk'iy'abasare b'inyanja, itandukanye cyane n'ibisanzwe by'ibwami. Ariko umutima we nawe ntiwari uri hamwe, wari uremerewe n'ikimwaro, amatsiko n'icyifuzo gikomeye cyo kumva ijwi rya Sefu. Yavuye ku igare ry'ifarashi ari wenyine kuko Liliane yari yasigaye mu rugo. Liliane yavuze ko akeneye umwanya wo gutuza. Akigera ku nkombe yasanze Isabelle na Sefu bakina nk'abana bamenyereye guhora bakina. Bateranaga imicanga, umwe yihisha undi mu maso amukubita amazi. Uko byagaragaraga bombi bakundanaga nta gahato. Liliane yabahamagaye gahoro, Sefu ahita amureba aramwitegereza. Isabelle akimubona yari cyahe imikino, we na Sefu baza bagana aho yarahagararanye na Salima, ababarindaga bahagaze hirya. Baraje baramusuhuza. Sefu turifuza koga, tukwigisha uko boga cyangwa tugutware mu bwato. Umusore yavugaga neza, Liliane atungurwa no kuba hari umusore wavuga inshuro imwe gusa umutima we ugasimbuka. Yaramwenyuye gahoro ati ndifuza ko najyana mu bwato na Sefu twenyine. Isabelle yaramwenyura amubwira ati ndabyumva, reka nsigarane n'uyu mukobwa. Salima yahise afata Isabelle ukuboko bajya kwicara hitaruye baribwirana. Ubwo Sefu yariteguye yurira mu bwato ahereza ukuboko Liliane ngo yurire ubwato amufashe. Yahise atangira gutwara ariko acecetse. Ubwato bwatangiye gutambuka buhoro. Liliane yicaranye na Sefu baceceka akanya, undi atamureba no mu maso. Liliane niwe watangije ikiganiro ati kuva nagera sinigeze nkumva uvuga uretse uyu munsi. Impamvu utavugaga ni iyihe? Sefu yahagaritse kurambura ingashya amureba akanya gato. Yaramubwiye ati sinari niteguye kuvugana n'umukobwa w'umwami. Nabonaga mwishyize hejuru cyane kuruta inyenyeri, kandi twese turi abantu. Kuvugisha umuntu yanyeretse ko akomeye yigize nk'Imana kuri njye simbikunda na gake.
Rina aramurebye asa n'utabyemera ati none se kuki uyu munsi wemeye kumvugisha? Sefu ati nzi ko abantu bakomoka ibwami biyumva ukundi nk'aho batari abantu, gusa wowe nabonye ushobora kuba umuntu. Iyo uri kumwe n'awa musore sinari kubavugisha kuko nabonye afite ubwirasi. Nanga umuntu uvuga ategeka ataganira n'umuntu ku kintu runaka, gusa wowe siko uteye, waraje uraseka uravuga uranyitegereza. Mu gihe Rina na Sefu bari mu bwato kure y'inkombe, Isabelle na Salima bicaye munsi y'igiti cyo ku nkombe baganira gahoro gahoro nk'abakobwa bamenyere kuganira ibijyanye n'amarangamutima y'ibanga. Isabelle yaramwenyuye yitegereza uko ubwato bugenda bugera kure cyane. Yaramubwiye ati reba ukuntu Rina yicaye asa n'uri kumva ibintu bishya, kandi Sefu yarebye umuntu nubwo atavuga byinshi, ijisho rye riravuga. Uriya musore avuga amagambo menshi atavuze. Salima atuje gato ati kuki imbere hose atamuvugishaga? Isabelle ati impamvu sinyizi, gusa namwingingiye kumuvugisha yemera ko azabikora namara kubona ko Rina ari umuntu nk'abandi aho kwigira nk'akamana ku nyanja. Salima ati none se mupfana iki? Isabelle yamubeshye kandi inshuti ye bisanzwe kuba afitanye isano ya hafi. Salima ati nta kibazo ni byiza ujye umubwira avugisha undi mwana. Rina na Sefu bakomeje kugenda mu bwato, Rina atangira kumwisanzuraho amufata mu nda nk'uko Isabelle yabikoze. Yakoze ku mubiri wa Sefu yumva unyerera arabikunda cyane akomeza kumugundira. Sefu yaramuretse atangira kumubwira inkuru zisekeje z'abantu barohamye akabarohora banyweye amazi menshi. Nubwo byari bibabaje yavugaga ukuntu inda zabo zari zafoye, Rina agaseka cyane. Bageze aho bombi baraceceka, Sefu atangira kumuririmbira indirimbo abasare baririmbaga iyo babaga bahuye. Rina yikundiraga kuririmba amusaba kumwigisha iyo ndirimbo. Yafataga mu mutwe vuba, Sefu ayisubiramo gatatu, ubwa kane barajyana. Bazaga buhoro buhoro bagaruka ku nkombe, bwari butangiye kwira. Bageze ku nkombe, Salima na Isabelle nabo bahuje urugwiro. Sefu yamufashije gusohoka mu bwato ntiyavuga amagambo menshi. Rihani yari yasigaye mu rugo uwo munsi atazi ko umutima wa Rina ushobora kuba uri gutwarwa na Sefu. Ubwo bagendaga basubira mu rugo, Rina yari yatuje cyane kuruta mbere, atavuga byinshi ariko umutima we watangiye gutera mu bundi buryo. Ntiyari yizeye neza ibiri kumubaho ariko yari azi ko ibyo yatekerezaga kuri Sefu byari bitandukanye n'uko yigeze gutekereza ku wundi muntu wese. Mu rukerera rwo ku munsi ukurikiyeho, Rina yinjiye mu cyumba cy'umwami Sahili aramubwira ati data mwami, sinshaka kubana na Rihani. Naragerageje ariko sinshobora kubana n'umusore usuzugura abandi, ubereka ko abarusha byose, utigera yita ku byo nkunda, utankomeza umutima. Rihani ahora yiyemerana ibyo afite ariko ntiyumva ibyanjye. Sinigeze nimva nk'umukobwa uri mu rukundo. Umwami yaramurebye umutima ushengurwa n'umujinya. Rina yarakomeje ati ndabonye undi musore, umusore utari umunyacyubahiro, utari mu bahandwa amaso, atwara ubwato, niwe ndarantekereza amajoro yanjye yakuyemo ibitotsi, naho biziye niwe uza mu nzozi. Yitwa Sefu, si umwana w'igikomangoma ariko afite umutima ukomeye. Naramukunze kandi ntabizi, numva nshaka kuba hamwe nawe. N'uyu munsi nshaka kujya ku mazi kubera we. Umwami Sahili turarwaye se gusa, umwana wanjye umukobwa w'umwami arashaka gukundana n'umusare wo ku nyanja, umusore utazwi udakomoka mu miryango y'inshuti z'ubwami. Wibagiye ko we na Rihani mugiye kubana? Uti wamukunze, wamukundiye iki? Sahili yararakaye gusa nanone yumva umutima w'umukobwa we. Yaramubwiye tukomeje kumvangavanga nk'umwana muto, ariko Sefu ngiye kumenya neza uwo ari we n'icyo ashobora kumarira ubwami. Umujinya waramurenze aramutegeka ati uyu munsi ntaho ujya, ugume hano wowe na Rihani ndabashaka muri kumwe. Ese koko Sefu ni muntu ki? Akomoka he? Ese Rina azaharanira urukundo rwe cyangwa azahatirwa kubana na Rihani? Naramuka yanze Rihani burundu bizagenda bite? Sahili azabwira icyo abiha Dori? Ese bazemera igihugu cyabo gisuzugurwe cyangwa bazahitamo intambara? Wasanga Sefu atari umusore usanzwe ufite amateka yihishe kandi ushobora gutungurana. Kuki Isabelle yahishe ko akundana na Sefu? Igice cya gatatu nicyo kizatanga ibisubizo by'ibyo bibazo byose.